murakaza neza kuri channel yacu yitwa Mbaraneza Samuel. Nishimiye kubana nawe kandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe. Tubaye ikaze abakurikiye Mbaraneza Samuel. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ko badoda ipantaro y'umugabo. Ifite imifuka ibiri y'imbere, imifuka ibiri y'inyuma, mu gutera umukaba ndetse n'ibindi byose bitandukanye kugira ngo ipantaro ibe yuzuye. Mukomeze mukurikire kugira ngo turebere hamwe ko badoda ipantaro hatagira umuntu n'umwe ubura kubimenya kandi tuba tubyigisha. Rero iyo dusoje gukata turajya kuyisirifira ku mashini isirifira yabigenewe. Twamara gusirifira tugafata verizorine tukomeka ku mifuka. Aha rero ni hahandi hejuru tuba twatambitse kabiri, hano tukamanuka karindwi, noneho tukomekaho verizorine aho turaza guhinira umufuka, noneho tugahina gutya. Twamara guhina ibipande by'imbere twomeka verizorine no kuri lisani, noneho twamara komeka no kuri lisani aho turaza gutera imashini naho tuza kwahina neza. Ntekereza ko umuntu urabikurikira neza yitonze turaza komeka, twamara komeka tukanadoda araza kubibona neza. Nishimiye kubana nawe kandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma. Nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 787955. Hari n'akandi kantu ndaza kubereka. Mbese iyo ipasi yokeje nk'umwenda, noneho bya bindi yokeje bigafataho bivaho gute? Ako kantu nako ndaza kukabereka muri iyi video kugira ngo mbere, kuko iyo ipasi yokeje umwenda uko ibya bintu biba byamaseho by'umukara uko umuntu abikura, kuko akenshi binamubuza gutera ipasi bikagenda byanduza imyenda bikamatira ukuntu. Rero ndagira ngo mbabwire uko babigenza iyo ipasi yokeje umwenda. Nabyo ndaza kubibereka muri iyi video, urayikurikira akagera ku musozo ndabizi neza araza kubibona. Njyewe niyemeje kubagezaho ibintu by'ubwenge, ibintu byiza cyane rwose. Chabamuka twandikira kuri WhatsApp, kuri WhatsApp. Chabamuka twandikira kuri WhatsApp, kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Mwabibonye rero ko tuvuye gukora umukaba, noneho no kudoda udukondo no gutera pensi. Igisigaye nabyo ni ukubyomeka nabyo mukabireba. Uyu rero ni umukaba ndi komeka. Nimara kuwomeka ndahita nshyira verizorine ku bipande by'inyuma aho nateye pensi. Aho bakorera nibo bashoboye, abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe zakwishyiraho cyinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana
yaduhaye komerezaho. Murakaza neza muriambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye komerezaho. Murakaza neza muyambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye, abandi cyarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye komerezaho. Ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye komerezaho. Aka rero ni ka gatambaro bita contre poche dushyiraho, noneho tukareba niba hano hejuru harimo ya kabiri twahinnye. Ahangaha niba harimo kabiri twanangiza tukadoda. Noneho ubwo hano ni ukuharinganiza, hakaba haringaniye neza. Ahangaha naho weguraho ka gatambaro ko hasi ugasidira contre poche n'ipantaro cyangwa se n'icyo uri guteraho umufuka hasi. Dore ni gutya haba hameze. Warangiza ugakata nibura akantu kangana nka inci imwe, ugahinduriza, noneho ukahadoda gutya. Ukadoda gutya. Noneho wamara kuhadoda gutya ukaza guhindurura, kongera ugashyiraho urudodo. Komeza witegereze iyi video. Nzi neza ko rwose biraba bimeze neza. Urabona ko duhinduruye, twarangiza tugapikaho urundi rudodo. Noneho iyo washyizeho contre poche bitandukanye n'uko utayishyizeho. Urabona kano kantu ko mise nkahina,
kuzamuka ukazamuka paka kugera hejuru. Dore iyo washyizeho contre poche ni uku nguku haba hameze. Dore ka kandi nako ndakadoze kamwe ka contre poche karengagaho. Noneho reba ukuntu hameze. Ni gutya. Ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagataraho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho. Mbaraneza Samuel ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Mbaraneza Samuel. Nishimiye kubana nawe kandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorera Nyagatare mudukene baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Imifuka y'inyuma rero nayo ugomba gushyiraho akamenyetso aho umufuka uraba ugarukiye ndetse no muri kimwe cya kabiri. Noneho kimwe cya kabiri ukareba neza ko kiringaniye n'iki na pensi. Kandi ikindi umufuka ukareba neza ko wawushyize aho pensi igarukiye, kuko niba pensi igera 3 n'igice umufuka nawo ugomba kujya muri 3 n'igice. Niba pensi wayikoze ifite 3 umufuka w'inyuma nawo ugomba kujya muri kangahe? Muri 3. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukene maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp.
cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na wendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma. Nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorera Nyagatare mudukere. Baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na wendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma. Nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye cyane n'iyabandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza kuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye.
abandi byarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe mani Imana yaduhaye, komerezaho. Ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe mani Imana yaduhaye, komerezaho. Muri Mbaraneza Samuel Shop, Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe mani Imana yaduhaye, komerezaho. Ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe mani Imana yaduhaye, komerezaho.
neza muyambara neza Samuel Shop Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abatijara bananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel twambara neza Samuel make byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho aha rero hari igihe uzadoda ubone hepfo ntago biri guhura cyangwa se ntago biri kureshya, rero uhita ugarukiramo hagati noneho ugateranya uhereye hasi, noneho ukadoda uri gukurura umwenda. Niba igipande cyo hejuru cyabaye kigufiya ukadoda uri kugikurura, cyangwa se ikiri hasi akaba aricyo cyabaye kigufi ukadoda uri kugikurura kugira ngo bihure. Urabona ko hepfo hahise hahura no hejuru, niko rero babigenza. Aho kugira ngo ukomeze udode bisumbane, ahubwo uhagariramo hagati warangiza ugahera hasi. Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 7879567456 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura masomo y'ubudozi usibye murambara neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura masomo y'ubudozi usibye murambara neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 7879567456 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura masomo y'ubudozi usibye murambara neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi.
nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787-879-5680 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Rero ahantu hose ugomba kuhatera ipasi, urabona ko no ku mifuka turi kuhatera ipasi. Ahantu hose ugomba kuhatera noneho akarambuka kamera neza. Ikindi uburyo bwiza bwo kwiga ni uko ufata igitambaro ugatangirana na mwarimu icyo akoze ukagikora, kuko iyo utekereje kubyiga ngo ubifate mu mutwe ubone ubikora ntabwo bikugendekera neza. Ariko iyo ufashe igitambaro icyo akoze ukagenda ugikora, ugahagarika video ugakomerezaho paka, biba byiza kuko bituma nyine ibintu uri kugenda ukora ujye bigenda bijya mu mutwe. Ariko iyo ubyize gutyo ukavuga ngo reka ngo ndebe video ngo paka nyirangize, ndangiza ngo mbifate mu mutwe ngo noneho nzatangira ngo konge, oya, biba byiza iyo ufashe igitambaro rwose niba ari 30 wenda mu nda, wowe ukaba ufite wenda 32 bari ushyiramo, noneho ukomeze udode ako mwarimu akoze nawe aba ari gukora gutyo kugira ngo ubimenye. Kuko kubifata mu mutwe bwo nzi neza ko bitoroshye, kuko hari aho ugera bikagucanga ukavuga se ubu noneho ndabigenzane. Rero nibwo buryo bwiza bwo kwiga. Wowe ushaka kwiga kudoda ubikuye kurambara neza Samuel, ubwo buryo nibwo bwiza njyewe nshobora kukubwira wakoresha noneho ukabimenya neza. Aha rero ni ukuvura nyine, urumva za kutire uba ugomba kuzitandukanya ugatera ipasi, babyita kuvura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu zindi ndimi ho sinzi ukuntu babyiga, muri hangana njyewe ntabwo nize mu zindi ndimi, uko mbizi ni mu kinyarwanda. Aha rero tugitangira nababwiye ntingiye kubereka uburyo iyo ipasi yokeje umwenda uko babigenza. Ufata ingwa, warangiza gufata ingwa, umuriro ipasi ukayicanira ukamariramo, noneho wamara kumariramo ugakubaho ingwa wamariyemo, urabona hano imariyemo, hano no gufunga, hano no gufungura imariyemo, noneho warangiza ugakubaho ingwa kandi ugakuba cyane bihita bivaho. Aka rero ni akantu mba mbibiyeho ubwenge abantu bigira muri Ambara Neza Samuel, rwose aka kantu mukamenye mukarusha abandi, kuko abandi bo niba bataramenye ko Ambara Neza Samuel hari ni igihombo bagize. Rero nk'uko dusanzwe tubana nzagenda bigisha utuntu twinshi tuzatuma mugira gute, tuzatuma mumenya kudoda, kandi tuzatuma mutandukana n'abandi bose batamenye ko hano twigisha kudoda n'izindi tekinike zose zijyanye no kudoda. Mbese nkubwira ko ikintu cyose ukeneye kwiga cyangwa se wifuza ko twakwigisha wacyandika muri komenti, noneho tukazakigukoreraho video ubutaha. Rwose niba ari ishati imeze gute se, nzakibakoreraho video nucyandika muri komenti, cyangwa se hari n'ibyo nshobora kugusubiza bitagombye ko nkora video, ngewe nkabigusubiza gutya mu magambo kubera ko nzi ko byoroshye bidakomeye. Wowe icyo usabwa ni uko warakanze subscribe ukaba warafunguye inzogera kugira ngo video zose dushyizeho ntihazagire n'imwe gucika, kuko ushobora kuyimbaza yaraciyeho, ariko byaba ari byiza nabwo ubimbajije yaraciyeho, kuko
nahita nkoherereza video nakoze, noneho ugahita ubireba. Aha rero ni pense tugiye ni sinye tugiye guca z'udukondo. Aha rero ushyiramo ibipimo kubera ko twakubye kabiri, shyiramo ibipimo byo mu nda ugabanyije kabiri, warangiza hano ugatambika kabiri. Wamara gutambika kabiri rero uhita mbereke neza hano, uhita ufata ibipande by'imbere muri kimwe cya kabiri. Urabona ibipande by'imbere harimo 8 hano, noneho hano muri kimwe cya kabiri akaba ariho uca sinye. Noneho iyi sinye rero uhita uyihuza n'iyi ngiyi gutya, sinye z'udukondo apana yindi y'ibipimo. Noneho naho ugahita baca sinye, zigahita ziba sinye 6, zibe 3 uruhande rumwe nyine twazinze kabiri, ariko zihita ziba 6. Mbibutse ko kandi agakondo kagira 3 n'igice. Ubwo rero hagomba kuboneka udukondo 6 utu ngutu. Ushoboye ibyanani abandi, niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye, komerezaho. Mbaraneza Samuel Shop, Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Mbaraneza Samuel.
Ishimiye kubana na mwendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye Murambara Neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose, nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukene, baduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Murambara Neza Samuel. Ishimiye kubana na mwendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye Murambara Neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose, nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukene, maduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Murambara Neza Samuel. Ishimiye kubana na mwendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye Murambara Neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose, nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukene, baduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Murambara Neza Samuel. Ishimiye kubana na mwendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye Murambara Neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose, nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukene, maduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza Murambara Neza Samuel Shop. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza kuye basanga Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye, nza kugwa inyuma njyewe nzakwishyiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Murambara Neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye, komezaho.
murakaza neza muriyambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basanga i Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza muyambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Muriyambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Neza muri mbara neza Samuel Show.
Samuel. Ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Ipantaro yacu rero iyo yuzuye ni uku nguko iba imeze, urabona uko imeze neza. Twateyemo n'ipasi umukunjo gutya. Ndagushimiye rero wowe wafashe umwanya warangiza ugakurikira iyi video. Munyemerere tuzahurire mu yindi video y'ubutaha, kandi mukomeze kunogerwa n'ibyiza tubategurira. Bye bye, Imana ibarinde.